Yego muzehe yakoresheje umumanurankuba, akoresha n'akabango kavuye ku giti inkuba yakubise, anakoresha n'ibirokoroko by'isake y'inkoko, ya sake imwe ibika. Ni ukuvuga ngo ikintu yakoze arimo kurwana na Ruganzu Ndori, uyu Ryangombe hamwe na Ruganzu Ndori ni impigi yakoresheje, ariko na mugenzi we nawe yari yazanye izindi mpigi, umwe akamanura umuriro mu ijuru, undi akamanura urubura mu ijuru, undi akamanura amahindu, undi agakubitisha inkuba, undi agateza umwijima, undi agateza umucyo. Bitewe n'iki? Bitewe n'impigi bari bafite muzehe. Uyu rero Ryangombe yari afite impigi yahamuye ku giti inkuba yakubise, yari afite n'indi mpigi yahamuye ku giti bita umumanurankuba, afite rero n'ibirokoroko by'isake. Mu buryo bwo gukubitisha inkuba yagombaga kwifashisha bimwe mu ngingo zigize inkuba. Niyo mpamvu rero uyu Ryangombe yakubitishaga inkuba. Uyu Ryangombe rero akimara guhura na Ruganzu Ndori, icyo gihe Ruganzu Ndori muze kubireba mu mateka, yari yaje kuraguza, Ruganzu Ndori yari yaje kuraguza kuri Ryangombe agira ngo amubwire ukuntu azatera kwa Nyanzira akahatsinda. Niko byari bimeze rero. Ruganzu Ndori rero nawe yari yitwaje impigi, yakoraga ibintu by'ibitangaza nawe bigiye bitandukanye, bitewe n'ibyo Ryangombe yakoraga, kuko Ruganzu Ndori ntabwo wapfaga kumuragurira utari umunyabugenge w'umuhanga, kubera ko Ruganzu Ndori yaraguzaga n'abantu abona ko bafite ubugenge buri hejuru, cyangwa se bafite ubuhanga buri hejuru, ari abantu b'abahanga mu gukubitisha inkuba no guhindura umwijima ukawuhindura umucyo, umwijima ukawuhindura umucyo, ahari umucyo, ahari amanywa ukahahindura ijoro. Abantu nk'abo ngabo rero nibo Ruganzu Ndori yari akeneye. Ni nayo mpamvu rero Ruganzu Ndori yavuze ati, mbere yo gutera kwa Nyanzira reka mbanze ndaguze kwa Ruganzu Ndori, abanze ame intsinzi mbone kujya gutera. Niko rero byari bimeze rero. Ruganzu Ndori we yari yaje yitwaje impigi, ni impigi z'urugamba nyine, ni impigi zo guhatana mu gukora ibintu bijyanye na maji. Hari agati umuswa washigaje, agati kashigajwe n'umuswa. Ako gati rero uragenda ukareba ahantu hari imiswa, iyo usanze hari agati imiswa yariye kagasigaza, ako gati rero ugahamuramo impigi ukakita umutabashwa, kubera ko imiswa yarakariye ntiyakabashira gasigaza. Waragendaga rero aho imiswa iteraniye, agati imiswa yashigaje ukagahamuramo impigi ukakita umutabashwa, kuko imiswa yarakariye iragasigaza. Ako gati rero wagahamuragamo impigi ukakita umutabashwa, kubera ko imiswa yakariye ikagasigaza kayinaniye. Warongeraga ukagenda rero ukashaka akandi gati ukagahamura ukaba ubwato, ka gatwe k'imbere k'ubwato ugakuraho akabango, ako kabango ko ku bwato wakuye ku mutwe w'imbere ukakita umusumba usumba bose. Waragendaga rero ukashaka akabango kavuye ku giti ugashaka agati ukagahamura ku cyare cy'inyoni, agati wahanuye ku cyare cy'inyoni cy'akanyamaswa bita akarwanyabujumbura. Waragendaga ugahamura impigi ugakura agati ku cyare cy'inyamaswa yitwa akarwanyabujumbura, ukavuga uti, wa mpigi we, bakwita akarwanyabujumbura ariko njye nkwita ndwanyiriza abanzi. Yego, waragendaga ku cyare cy'akarwanyabujumbura ukavuga ati, wa giti we, bakwita akarwanyabujumbura ariko njye nkwise akarwanya abanzi. Ubwo rero waragendaga mu mvura wabona iguye, ya mvura y'amahindu, ihindu rikuguyeho ukarifata ukarihamuramo impigi ukarishyira ku mweko ukaryita ikivejuru, ukavuga uti, wa kivejuru, uwo ni nzajya mpamagara amahindu ajya anyumvira.
Ruganzu Ndori yaragiye ibyo biti byose abihamuramo impigi, abona kujya gutera kwa Ryangombe, kubera ko Ryangombe nawe yari umuhanga mu guhindura amahindu no mu gutegeka ibicu no mu gutegeka inkuba. Ruganzu Ndori rero yari umuhanga cyane, niyo mpamvu rero akimara guhamuramo impigi yagiye akajya kurwana na Ruganzu Ndori, bakarwana bakoresheje ubugenge bwabo, undi akamanura imvura undi akayihagarika, undi amanywa akayahindura umucyo, undi amanywa akayahindura umwijima, undi akayahindura umucyo, undi akakubitisha inkuba ikaza yaka umuriro, undi agakubitisha inkuba itagira amazi, undi nawe agateza amahindu, undi nawe akayahagarika. Ruganzu Ndori agategeka hakabaho umwijima, Ryangombe nawe agategeka hakabaho umucyo. Bakomeza kurwana rero bakoresheje ubugenge bwabo, undi agategeka haza imvura, imvura ikagwa, undi agategeka ati imvura ihagarare, indi igahagarara, undi agategeka ati habeho umwijima, umwijima ukaza. Ruganzu Ndori agategeka ngo haze umucyo, umucyo ukaza. Ruganzu Ndori agategeka ngo haze umwijima, Ryangombe agategeka ngo haze umucyo, umucyo ukaza. Bakubitisha inkuba, imiyaga irahuha, imvura ziragwa, habaho ubwira kabiri, serwakira ziba nyinshi, bararwana. Ruganzu Ndori abonye ko Ryangombe ari umuhanga mu kurwanisha ibicu n'inyenyeri n'inkuba no guhindura amanywa kuyahindura umwijima, abonye ko Ryangombe ari umuhanga, ahita abwira Ryangombe ngo namuragurire. Ryangombe ahita ahanurira Ruganzu Ndori, aramubwira ati rero Ruganzu Ndori, uzatera kwa Nyanzira uzamutsinda, uzananyageyo n'umukobwa, uwo mukobwa uzamurongore, umwana uzavuka uzamunshyingire. Ibyo nabibabwiye muri epizodi ya mbere, ni nayo mpamvu umuntu urimo kumva iyi epizodi yagiye ni iya gatandatu, muzehe iyi ni iya gatandatu, yego ndakeka iyi epizodi ni iya gatandatu. Umuntu rero ushaka kugira ngo azasobanukirwe intambara uko yagenze hagati ya Ruganzu Ndori na Ryangombe, yakurikirana epizodi ya mbere n'iya kabiri n'iya gatatu n'iya kane, ashaka kugira ngo amenye ibindi atazi kuri Ruganzu Ndori, kubera ko abantu babivuga kwinshi gutandukanye. Ushaka kumenya ukuri, kurikirana epizodi ya mbere, ukurikirane n'iya kabiri, ubashe kumenya amashyirakinyoma, ubashe kumenya byinshi bakubeshye kuri Ruganzu Ndori, byinshi bakubeshye kuri Ryangombe. Uzabimenya rero nukurikirana epizodi ya mbere, umenye ibyo twagiye tuvuga, kandi noneho na mugenzi wawe w'umunyeshuri ugomba gukora sheya, ukamusheyaringa iyi odiyo kugira ngo amenye byinshi atari azi, abashe kumenya. Kera Abanyarwanda, kera uhereye kuri Gihanga Ngoma ijana twakoreshaga impigi, abashe kumenya ibyo ari byo, ubashe kumuha epizodi ya mbere n'iya kabiri n'iya gatatu n'iya kane n'iya gatanu. Ayo mapizodi yose nagiye mvugamo impigi, uburyo bayihamuramo, imigenzo ikoreshwa ku mpigi, nagiye mvugamo byinshi kuri Ruganzu Ndori, navuze intambara, navuze ukuntu Ruganzu Ndori yiboneye ikibanza ibwami. Ni byinshi cyane rero, kandi ni no kubandwa no guterekera ni naho byagiye bituruka. Byinshi rero nagiye mbivuga, mukurikirane epizodi ya mbere n'iya kabiri n'iya gatatu n'iya kane kugira ngo ubashe gusobanukirwa byinshi. Hari byinshi cyane rero tugenda tubagezaho, kuko iki kiganiro cyangwa se aya mateka muyagezwaho n'umusaza bita ni umusaza ukorera hano ku Gisozi, w'umuvuzi gakondo. Uwo musaza bamwita Rwakagango. Uwo musaza rero niwe uvura indwara nyinshi zagiye zinanirana, harimo indwara z'amarozi y'amahuherano, amarozi y'amategano, amarozi y'amaryano, amarozi cyane cyane amarozi y'amaryano, ay'amahuherano. Uyu musaza arakuvura agakira.
Ushaka rero nk'umuti wo gutera akabariro iminota 90, ushaka umuti w'urubyaro, umuti w'uburemba, ushaka umuti w'akazi kugira ngo akazi n'imikorere bigende neza, ushaka umuti w'urukundo kugira ngo ukundwe n'abakobwa cyangwa n'abahungu, ushaka umuti wo gukundwa mu kazi, umuti uzamura mu ntera mu kazi bakakuzamura, ushaka uruhereko, ushaka umuti ugarura ibyibwe mu gihe gitoya n'umuti ugarura ibyibwe arawutanga. Uyu musaza rero Rwakagangu ushaka n'umuti uvura pararize, kanseri, diyabete, indwara z'amarozi, yaba amarozi yo ku ruhu, amarozi y'imbere mu mubiri, indwara z'ubuhumekero, indwara z'amayinfegisiyo yo mu gitsina, indwara zo mu nda n'izindi nyinshi tutavuze, Rwakagangu arazivura kuko azwiho indwara zigiye zitandukanye, yaba iz'amarozi cyane cyane amarozi agiye atandukanye, amaryana, amategana, amahuherano, amatongerano, ibitama, avura indwara z'abazimu, indwara zituruka kuri nyabingi, indwara nyinshi zigiye zitandukanye, ahuza n'abatandukanye akoresheje imiti. N'umugabo yaciye inyuma umugore we afite umuti akoresha bakamatana, n'umugore yaciye inyuma umugabo we nawe afite umuti akoresha bakamatana. Atanga n'uruhereko, azingura ibibanza n'amazu bitagurwa, aguha umuti ukabizingura abakiriya bakaza ari benshi, kuko atanga n'umuti w'ubucuruzi mu kazi, abakiriya bakiyongera bakaba benshi. Muganga rero wamuhamagara, hari byinshi cyane nabashije kuvuga ariko wamuhamagara akagufasha. Afite nimero ze zitandukanye wamusangaho, ushaka nk'umuti ugira ngo agufashe, ushaka impigi, ushaka uruhereko, ushaka imitsindi, imikagiro, ushaka n'ibindi bintu uko akwigisha imigenzo n'imiziririzo, wamuhamagara kuri nimero ya 078 80 23 344 08. Reka nyisubiremo 072 80 23 348. Reka nyisubiremo rimwe kuko mbere nari nibeshye, ni 072 80 23 348. Kasubiremo indi nimero ya Rwakagangu 072 32 07 4 28. 072 32 07 4 28, cyangwa se nimero ya Rwakagangu usanze itariho wampamagara njyewe uba uri kumwe n'umusaza wenda nkamukuyoboraho, ni 079 19 22 17 njyewe nyiri uvuga iki kiganiro ushaka ko mukuyoboraho ni 079 19 22 17 079 19 22 17 nakugeza kuri Rwakagangu akagufasha. Turakomeje rero, niba ushaka epizodi amateka ya Ruganzu, aho tugenda tunyuramo tukababwira n'amateka ya Nyabingi. Impamvu tubabwira Nyabingi Biheko ni uko hari aho ahuriye na Ryangombe. Ubundi Nyabingi bamwe mu bitabo bimwe wenda bya Bigirumwami, mu bitabo bigiye bitandukanye bya Gahinamura, Padiri Bigirumwami, benshi bagiye bavuga ibitandukanye n'ibiri mu gitabo cya Ruhumuriza. Mu gitabo rero cya Ruhumuriza cyitwa Intambara y'Abazimu, cyo kivuga ko Nyabingi Biheko ari umunyakaragwekazi. Igitabo cya Ruhumuriza bita Intambara y'Abazimu cyo kivuga ko Nyabingi Biheko ari umunyakaragwekazi hariya muri Tanzania. Akaba rero yarahuye na Ruganzu Ndori bagahurira i Karagwe k'Abahinda muri Tanzania, kandi noneho uwo Ruganzu Ndori wa kabiri aje kubohora u Rwanda, Nyabingi Biheko yamukurikiye. Akimara kumukurikira, abapfumu b'i Karagwe k'Abahinda muri Tanzania baramubwira bati uwo mukobwa naramuka agukurikiye ntimuzatahane mu Rwanda, niwigera mu ishyamba uzamuteye ugende, uzamurongorere ku gahu k'impondo. Numara kumurongorera ku gahu k'impondo uzamusiga aryamye ugende. Kandi koko niko byaje kugenda. Ruganzu Ndori wa kabiri ageze mu ishyamba yashashagaho k'impondo, abwira Nyabingi Biheko, aramubwira bati twiryamire. Bariryamira.
bakimara kuryama aramurongora, amajije kumurongora aramusiga, bigeze nijoro arigendera. Amajije kwigendera Ruganzu Ndori aragenda. Ubwo abaraguzi b'ibwami bw'ikaragwe abaraguzi b'ikaragwe k'abahinda muri Tanzania bari barabwiye Ruganzu Ndori, baramubwira bati uzamurongore kubera ko hari umuzimu w'umugwagasi uhora ugusaba umugore, uzamurongore umwikuriremo umuzimu w'umugwagasi uhora ugusaba umugore, noneho umusige aho ngaho wigendere. Niko rero byaje kugenda. Nyabingi Biheko abyutse mu gitondo, akangutse asanga aryamye ku gahu bita agahu k'impondo, ayikabakabya buri umuntu, amenya ko Ruganzu Ndori yamusize. Nyabingi Biheko aravuga ati se nahe ikaragwe k'abahinda iwacu muri Tanzania? Nyabingi Biheko aravuga ati kubera natwaye inda y'indaro bashobora kuntera amabuye bakantwika, bakandoha, bakanyicisha amabuye. Agira ubwoba bwo gutaha ikaragwe k'abahinda muri Tanzania. Arongera aribwira ati ese nahe nkurikire Ruganzu Ndori? Ruganzu Ndori kose ko yantaye nagerayo akanyica. Ubwo yari afite amahitamo atamwemerera. Yaravugaga ati ninkurikira Ruganzu Ndori yantaye andeba, nimugera haranyica. Arongera aravuga ati ninsubira ikaragwe k'abahinda muri Tanzania aho nkomoka iwacu, naho baranyica kuko natwaye inda y'indaro. Ubwo rero abuze amahitamo, abura aho ajya, areba gukurikira Ruganzu abona biranze, areba kujya gusubira iwabo biranze. Ubwo yari afite amahitamo avuga ati hose ni urupfu. Avuga ati ninkurikira Ruganzu Ndori wa kabiri, nimukurikira yantaye mu ishyamba aranyica. Ninsubira iwacu ikaragwe k'abahinda muri Tanzania, naho baranyica kuko natwaye inda y'indaro. Ubwo rero akiryamye kuri ako gahu k'impondo, ari naho bamutereye inda y'indaro, akiryamye kuri ako gahu k'impondo biramuyobera, abura aho ajya n'ahagana. Ubwo rero Nyabingi Biheko asigara mu rujijo no mu rungabangabo. Ariko niba ushaka ibya Nyabingi Biheko, uzakurikira epizodi ya mbere ya Ruganzu Ndori, ukurikira epizodi ya kabiri ya Ruganzu Ndori, n'iya gatatu n'iya kane n'iya gatanu n'iya gatandatu, n'iyi ngiyi ndimo uzarebe epizodi zabanje, uzabonamo ibyo nagiye mvuga kuri Nyabingi Biheko, mvuga ukuntu abanditsi b'ibitabo bagiye batubeshya, bamwe bakavuga uti Nyabingi Biheko ngo nta mwana yagiraga, ngo yari ikine, ngo yari umugore ngo yabayeho nta mwana agira, kandi yaramugiraga sha. Yagiraga umwana bita Gahu. Impamvu yamwise Gahu ni uko yamutwitiye ku gahu ke, ni uko yamusamiye ku gahu k'impondo. Niyo mpamvu ugasanga ibitabo bimwe ari ibya Bigirumwami, ari ibitabo bya Padiri Kayinamura, ni byinshi mbese biravuga ibyo bitabo ngo Nyabingi Biheko ngo ngo avinda imwe na Ruganzu Ndori wa kabiri. Ariko ugasanga hari ibindi bitabo bivuguruza ibyo abo bapadiri banditse cyangwa se abo banditsi bandi. Noneho bakatubwira ngo Nyabingi Biheko ngo avinda imwe na Ruganzu Ndori wa kabiri. Ariko twareba mu mateka tugasanga hari ibindi bitabo bivuga ko Nyabingi Biheko ari umunyakaragwekazi, yaturutse ikaragwe k'abahinda muri Tanzania. Ugasanga rero abanditsi b'ibitabo baraducanga. Igitabo cya Ruhumuriza, igitabo yanditse bita Intambara y'Abazimu, kivuga ko Nyabingi Biheko aturuka ikaragwe k'abahinda muri Tanzania, ari naho yavukiye, ari naho afite se na nyina. Nyabingi Biheko. Igitabo cya Ruhumuriza cyitwa Intambara y'Abazimu kikatubwira ko Nyabingi Biheko yari afite umwana umwe bita Gahu. Noneho ibindi bitabo nabyo bikaza bidushyira mu rujijo, bikaza bitubwira ngo Nyabingi Biheko ngo yari umwana w'umwami ngo avinda imwe
na Ruganzu Ndori wa kabiri. Ugasanga rero amateka menshi udafite nk'umusaza wigereyeyo, umusaza wize amateka bishobora kugucanga. Niba rero ushaka kugira ngo urujijo rukuveho cyangwa se umenye amateka, kurikirana episode ya mbere n'iya kabiri uramenya ukuri kwa Nyabingi. Kurikirana episode ya mbere n'iya kabiri urimenyera ukuri kwa Nyabingi. Niwumva episode ya mbere ukumva iya kabiri, ukumva iya gatatu, ukumva iya kane, ukayirangiza, urimenyera amateka ya nyayo ya Nyabingi. Nyabingi amateka ye ya nyayo. Ese Nyabingi yari afite umwana cyangwa nawe yagiraga? Nyabingi rero yari afite umwana bita Gahu. Uwo mwana rero witwaga Gahu niwe yari uwa Nyabingi. Nyabingi rero yari afite umwana witwa Gahu, na Ryangombe nawe yari afite umwana umwe w'ikinege witwa Binego. Reka nkwereke ukuri hano. Ryangombe yari afite umwana umwe bita Binego. Yari afite umwana umwe w'ikinege bita Binego. Noneho Nyabingi Biheko yari afite nawe umwana umwe w'ikinege bita Gahu. Bisubiremo. Nyabingi Biheko yari afite umwana umwe w'ikinege bita Gahu. Kurikira episode ya mbere ntizagucike, uramenya amateka, umenye n'ubuhanuzi, ariko na audio ikurikiraho najya uyumva uyirangize, kuko aba banyabwenge mpita nkurikizaho audio yabo ni abanyabwenge babayeho kera, ni abanyabwenge batwigisha igihe isi yamaze, kandi basubiza n'ibibazo bifashishije teoloji na siyansi n'ubushakashatsi n'ubumenyi bw'ikirere. Kuko hari byinshi uba utazi, wenda bimwe ushobora kubisobanukirwa muri gakondo, ibindi ukabisobanukirwa mu iyobokamana. Ni nayo mpamvu tugiye no kwifashisha iyi audio, uyumva uyirangize, tubashe kumenya ibibazo bimwe na bimwe bibashe gusubizwa hakoreshejwe teoloji na siyansi na gakondo muri ibibazo bamwe bibaza. Iyi rero ntibigutangaze kubera ko ibibazo bimwe biri busobanukirwe muri teoloji. Ndagira ngo iyi audio nayo uyumva uyirangize kugira ngo ubashe kumenya ubumenyi bwinshi. Uyu mugabo araba avuga mu Cyongereza, Umunyarwanda araba amusobanurira mu Kinyarwanda. Iyi ni audio iraba iri mu Cyongereza ariko hari n'umusobanuzi w'Ikinyarwanda. Ndagira ngo uyumve neza. Ni abagabo babiri bagiye kudusobanurira mu Cyongereza, Umunyarwanda bishyire mu Kinyarwanda. Uyumva uyirangize, ufate agakaramu ugende wandika buri kimwe n'ikindi. Iyi audio numara kuyumva ukayirangiza, unyandikire muri message y'uko audio wayumvishe wayirangije, noneho nzaguhe na episode ya kabiri. Sawa. None Martin, uyu munsi tugiye kuvuga kuki? Hari ibibazo twagiye twakira twifuza gusubiza, kandi buri gihe bigaragara ko iyo tugerageje gusubiza ikibazo kimwe cyita gihinduka icyigisho cyose. Rero ntango ari uko nguko tuba twabigambiriye. Niyo mpamvu nanjye ngira ngo ibyo ngibyo mbisobanurire neza abadukurikira. Tuba twagiye twakira ibibazo bitandukanye, ariko ntango ari twebwe twiyobora mu buryo turi buze kubisubizamo. Rero nidusubiza ikibazo kimwe, wenda kikaba cyasaba ko gisubizwa mu cyigisho cyose, ubwo nguko nuko biba byagenze. Kandi nidusubiza ibibazo bine, ubwo nabyo nuko biba byagenze. Rero ntabwo bishoboka na gatoya kuba wakora bino bintu mu mbaraga zawe bwite. Ntabwo bishobora rwose, kubera yuko ntabwo ari wowe ugena uko uri buze gusubiza icyo kibazo, ndetse nta nubwo ari wowe uhitamo uko uri buze kuza kugisubiza. Tuba twagiye twakira amakuru menshi atandukanye, kandi byose tuba tugomba kubihuriza hamwe. None ibyo ngibyo babikoresha gute imbaraga zawe bwite? Ntabwo bishoboka na gatoya, kubera yuko ari ibibera hano byose, ndetse n'ibibera muri rino vugabutumwa muri rusange, byose ni umwuka wera w'Imana dusaba kugira ngo abiyobore. Nta mbaraga y'umuntu n'umwe yakwirata yuko ari icyo ishoboye, ahubwo tuyoborwa n'Imana. Ntabwo ngiye kuvuga ko Imana ari itegeka umutimanama wanjye, kuko mvuze gutyo naba nkoze amakosa akomeye. Icyo ndi kuvuga nuko Imana ari ituyobora. Yego rwose. Rero reka turebe aho bino bitwerekeza. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo, mbese Bibiliya n'umwuka w'ubuhanuzi byaba biduha andi makuru arambuye avuga igihe imbabazi zizarangiriraho? Arakomeza ati, nzi neza yuko ibyago 7 biheruka bizasukwa nyuma y'irangira ry'imbabazi.
mbere y'uko Yesu Kristo agaruka. Ariko se biriya byo kubuzwa kugura no kugurisha byo bizabaho mbere cyangwa n'inyuma y'irangira ry'imbabazi? Asoza abaza ngo mbese bino byago birindwi by'imperuka bizasukwa ku isi yose icyarimwe cyangwa bizibasira ibihugu bimwe na bimwe n'ibice bimwe na bimwe? Igisubizo cya mbere, ntabwo tuzi umunsi n'isaha igihe imbabazi zizarangiriraho. Nta makuru na makeya ari muri Bibiliya no mu mwuka w'ubuhanuzi atubwira itariki, umunsi cyangwa umwaka imbabazi zizarangiriramo. Ariko icyo ibyo byanditswe byera bitubwira ni ukuduha ibimenyetso birambuye byerekana yuko imbabazi zigiye kurangira, bikatubwira uko ibihe bizakurikirana. Kandi ikibazo cyo kubuza abantu kugura no kugurisha kizabaho mbere yuko hashyirwaho ikimenyetso cy'inyamaswa. Ubwo rero niba hari umuburo uzaza ubuza abantu kwakira ikimenyetso cy'inyamaswa, kandi kubuza abantu kugura no kugurisha bikazabaho mbere y'icyo gihe, ubwo rero kubuza abantu kugura no kugurisha bizabaho mbere y'irangira ry'imbabazi. Ubwo ikibanza ni ukubuza abantu kugura no kugurisha, hanyuma hakahita haza ishyirwaho ry'ikimenyetso cy'inyamaswa, maze noneho ibyo ngibyo bigakurikirwa n'ijwi rirenga rizabuza abo bantu bose kwakira icyo kimenyetso cy'inyamaswa, ari we marayika wundi dusoma mu Byahishuriwe 18 ubwira abantu gusohoka muri Babuloni. Kandi nk'uko twagiye tubiganiraho mu byigisho byagiye bitambuka, turabona neza cyane ko twegereje umurongo aho imikorere sisiteme igiye kubuza abantu bose kugura no kugurisha mu buryo bwihuse cyane. Kandi igihe iyo sisiteme izaba imaze gushyirwa mu bikorwa, izaba ifite uburyo bwose bushoboka bwo guhatira abantu bose kwakira ikimenyetso cy'inyamaswa cyangwa se bagapfa burundu. Igikorwa cya nyuma giheruka cy'ubuhakanyi bukomeye mu isi kizaba ari uguhatira abantu bose kuruhuka ku munsi wa mbere w'icyumweru, dimanche. None ubwo kuri cya kibazo kivuga ibyago birindwi by'imperuka, yabajije ati mbese ibyago birindwi by'imperuka bizasukwa ku isi yose icyarimwe? Biramutse bisutswe ku isi yose icyarimwe, abatuye isi bose bapfira rimwe. Ubwo rero bizajya bigenda bisukwa mu bice bitandukanye byo ku isi kandi ku bihe bitandukanye. Ni nyuma y'uko imbabazi zirangira. Tuzamenya gusa y'uko imbabazi zarangiye igihe icyago cya mbere kizasukwa mu isi. Yego, kubera yuko hazabaho agahe gato guturuka ku itangazo ry'itegeko ry'icyumweru kugeza ku irangira ry'imbabazi. Nibyo rwose, ako gahe kagomba kubaho kugira ngo abantu bose bahabwe igihe cyo gufata umwanzuro ushingiye ku makuru babwiwe, kuko muri icyo gihe aribwo hazabaho ijwi rirenga rya marayika ukomeye, kandi iryo jwi rirenga rizatambutswa hari imbaraga ikomeye cyane irirwanya. Ibyo ngibyo rero bizakangurira abantu kwibaza ngo mbese koko hari ubwoko bw'abantu bemeye no gutanga ubuzima bwabo ku bw'uku kuri. Ibyo bizatuma abantu batekereza, kuko hazabanza kubaho itegeko ribuza abantu kugura no kugurisha, hanyuma habeho n'irindi teka rikomeye rivuga yuko umuntu wese udakurikiza iryo tegeko ry'icyumweru agomba kwicwa. Kandi ubwoko bw'Imana nibuvuga ngo turemera gupfa aho kugira ngo dukurikize ayo mategeko, bizatera abantu benshi cyane gutekereza, kandi bazavuga bati ibi bintu twari twarabyumvishe kuva kera kose, none ubu ngubu birimo birasohora tubireba. Maze bavuge bati mbese aba bantu ntibaba bari mu kuri? Kandi by'umwihariko abo bantu batazi umucyo bazaba baniga ibyanditswe byera. Maze bavuge bati ariko n'Imana yari yarabyandikishije, yari yaravuze yuko isabato ariyo kimenyetso hagati yayo n'ubwoko bwayo, kandi n'ubuhanuzi bwari bwaravuze ko kino kimenyetso gihanganye n'ikimenyetso cy'ubutware bw'i Roma. Nuko bavuge bati none ninde muntu ufite ububasha bwo gushyiraho amategeko arwanya icyo ijambo ry'Imana rivuga? Ibyo rero nibyo bizatuma bafata umwanzuro mwiza cyane, maze basohoke muri Babuloni. Urakoze cyane, reka dukomeze. Uyu yarabajije ati ni ukubera iki igihe Yesu Kristo yari ari muri Galilaya ibyanditswe byera bivuga ko yazamukaga ajya i Yerusalemu, mu gihe mu buryo bweruye yari arimo arajya mu majyepfo? Naje kubona ko ahangaha harimo kuvuguruzanya mu ijambo ry'Imana. Nanjye kino kibazo twigeze kukijyaho impaka jye n'umufasha wanjye, maze turibaza tuti mbese koko umuntu udatuyeyo aba arimo arazamuka igihe cyose agiyeyo, cyangwa se wenda aba arimo aramanuka ajyayo? None se ufata umwanzuro kuri icyo kibazo ukurikije uko ubona urugendo rwawe ruteye, cyangwa se ufata umwanzuro kuri icyo kibazo ukurikije ikarita y'urugendo? Ibyo rero bikomeza kujijisha abantu benshi. Ariko tutagiye kure cyane y'ibyo, hari ubwiru bwiza cyane butangaje buvuga ibyo kujya i Yerusalemu utitaye ku gice waturukamo icyo ari cyo cyose. Iteka ryose Bibiliya ivuga ko
uba urimo urazamuka ujya i Yerusalemu, kandi igihe cyose uvuye i Yerusalemu uba urimo uragenda umanuka. Ndetse nubwo wakurikiza ubumenyi bw'ibigaragara uhita ubona ibyo ngibyo, kubera yuko Yerusalemu yubatse ahitegeye. Uvuye no mu bigaragara hari ikindi kintu cy'iby'umwuka ibyo bintu byigisha. Igihe cyose ujya ku Mana iteka ryose urazamuka, ni urwego, kandi Yesu Kristo niwe rwego, akadukangurira kumuzamukaho tujya ku Mana. Ubwo rero aho waturuka hose uba uzamuka ugiye Yerusalemu. Ndetse nubwo waba uri ku gasongero k'umusozi wa mbere muremure ku isi wa Everest, nabwo uba ukizamuka ugiye Yerusalemu, kuko icyo bizagusaba no kubanza kumanuka ukajya mu kibaya, hanyuma ukahita ubona kuzamuka ugiye Yerusalemu. Ubwo rero aho waturuka hose ukomeza kuzamuka ujya i Yerusalemu. Ariko rero Martini, igihe wambwiraga ko kino ari kimwe mu bibazo nzasubiza, nahise ntekereza byihuse iby'umusamariya mwiza, kubera yuko uriya mugani w'umusamariya mwiza usobanura neza kino kibazo cyo kuzamuka ujya i Yerusalemu cyangwa se kumanuka uvayo, ukagisobanura mu buryo bwumvikana neza. Reka turebe ibintu bitangaje biri muri uwo mugani kugira ngo bitubere urugero rubasha kudusobanurira icyo kibazo twibazagaho. Turaza kureba ahavuga kuzamuka no kumanuka muri uwo mugani. Iyo ugiye muri Luka igice cya 10 ubona umugani Yesu Kristo yavuze by'umusamariya mwiza. Maze aravuga ngo, nuko umuntu umwe mu bigisha amategeko ahagurutswa no kumugerageza. Aramubaza ati, mwigisha, nkore nte kugira ngo ndagwe ubugingo buhoraho? Nawe aramusubiza ati, byanditswe bite mu mategeko? Icyo uyasomamo ni iki? Nuko umwigisha amategeko aramusubiza ati, ukundisha Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose n'imbaraga zawe zose n'ubwenge bwawe bwose, kandi ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Yesu aramubwira ati, unshubije neza, nugenza utyo uzagira ubugingo buhoraho. Rero ahangaha turahabona umuhanga ku byo kumenya amategeko y'Imana, arimo arashaka gutega Yesu umutego. Uyu ni wo wari umukino wabo w'ibanze. Ntabwo nzi impamvu batigeze babona na rimwe ko batsinzwe igihe cyose bashakaga kumugerageza, ariko bagakomeza bakarwana, kandi ntibari kuzigera bamushobora na rimwe. Uribuka igihe bamubazaga ngo mbese dukwiye gutanga umusoro, maze bagategereza icyo ari busubize, kuko iyo avuga ngo yego ubwo ngubwo ari kuhitagirana ikibazo n'Abayuda, yavuga hoya akagirana ikibazo n'Abaroma. Nuko bahita bibwira bati, ubu ngubu turamufashe rwose, kuko icyo ari busubize cyose araza kugwa mu makosa byanze bikunze. Ariko abasaba igiceri, maze arababaza ati, ishusho iri hano ni iyande? Baramusubiza ati, ni iya Kayisari. Nuko arababwira ati, ibya Kayisari muhe Kayisari, n'iby'Imana mubihe Imana. Birangira babuze icyo barenzaho. N'ahangaha rero uyu mwigisha amategeko yatangiye mu buryo butangaje. Rero igisubizo cy'uyu mwigisha amategeko kirasobanutse neza. Harimo incamake y'amategeko 10 y'Imana. Amategeko 4 abanza ari yakubiye mu ijambo rivuga ngo ukundishe Uwiteka umutima wawe wose n'imbaraga zawe zose ndetse n'ubwenge bwawe bwose. Noneho andi mategeko 6 akurikira akavuga ngo ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Iryo somo rero riza rigahurizamo ibyo byose. Nibyo, ntabwo iryo somo rikuraho amategeko 10 y'Imana, ahubwo riyahurizamo yose. Kandi igihe uyu mwigisha amategeko yatangaga icamake y'icyo bisobanuye gukunda Imana ndetse no kuyumvira, Yesu Kristo ubwe yahise amusubiza ati, nugenza utyo uzabona ubugingo buhoraho. Ikibazo cya kabiri uyu mwigisha amategeko yahise abaza ni iki ngiki, gute? Kandi icyo ngicyo gihora ari ikibazo ibihe byinshi cyane. Ku murongo wa 29 haranditse ngo, ariko uwo ashatse kwigira shyashya abaza Yesu ati, harya mugenzi wanjye ninde? Ibyo biratangaje cyane. Ndetse na Kayini ubwe yarabajije ngo, mbese n'umurinzi wa murumuna wanjye? Ariko ikintu cy'ukuri ni iki ngiki, ni uko yari umurinzi wa murumuna we. Twese turi abarinzi ba bene data. No muri iki gihe cyacu rero iki kibazo gikomeza kwibazwa ngo mbese mugenzi wanjye ninde, kandi abandi bakibaza ngo mbese umuvandimwe wanjye ninde. Ndetse kuri ibyo byombi harimo itandukaniro. Umuvandimwe wawe ni umuvandimwe muhuje kwizera, kandi uwo nguwo ugomba kumufata mu buryo butandukanye nubwo ufatamo abandi bantu bo hanze. Urugero nko muri Bibiliya byari byemewe kwaka inyungu ku mwenda
iyo umuntu mudahuje kwizera. Ariko ntibyari byemewe na gatoya kwaka inyungu ku mwenda umuvandimwe wawe akubereyemo. Birumvikana rero ko uburyo ugomba gufatamo abo bantu babiri kuratandukanye, ndetse n'uburyo umuvandimwe wawe wamugiramo inama uramutse umubonyeho ikintu kitari cyiza. Aha rero uyu mwigishamategeko yari ashatse kwigira shyashya, kuko bizeraga yuko ari bo bwoko bwonyine bwatoranyijwe, kandi bari barageze ubwo banizera ko ari bo bonyine bazajya mu ijuru, maze abandi bose bo bakazarimbuka. Nuko arabaza ati, none mugenzi wanjye ninde? Maze Yesu Kristo nawe aramusubiza. Nakunze uburyo yatanzemo uno mugani we. Ntabwo yigeze ajya mu kujya impaka nawe, ahubwo yamubwiye inkuru itangaje. Iyi nkuru rwose irimo ubwiru butangaje cyane. Aramusubiza ati, hariho umuntu wavaga i Yerusalemu amanuka ajya i Yeriko. Rero Martin, uba ugomba kwitonda cyane igihe cyose urimo kumanuka uva i Yerusalemu ujya i Yeriko. Yeriko wari umujyi wavumwe, kandi n'uwo ari we wese wari kuzagerageza kubaka uwo mujyi nawe yagombaga kuvumwa. Uwari kugerageza kongera gushyiraho urufatiro yagombaga gupfusha imfura, naho wari kugerageza gushyiraho amarembo yagombaga gupfusha umuhererezi. Yeriko rero wari umujyi wavumwe rwose, kandi iri ngiri ni ihame rikomeye cyane. Baranditse ngo hariho umuntu. Ntabwo bavuze yuko ari umuvandimwe, ntibanavuze yuko ari umuturanyi, ahubwo bavuze yuko ari umuntu runaka. Ubwo rero iryo jambo rikubiyemo ikiremwa muntu cyose. Amanuka ajya i Yeriko. None ni bangahe muri twebwe baba baramanutse cyane bakava ku mahame agenga ab'ijuru bakamanuka bakagera mu byavumwe? Ni ikiremwa muntu twese. Nawe wishyizemo? Yego rwose. Ubwo rero nawe uri umuntu runaka wamanukaga? Yego ndiwe. Ariko rero nawe urimo? Yego rwose nanjye ndimo. Nanjye ndabarirwa muri uyu muntu wamanutse ava ku muhamagaro w'ikijuru ryadushakagaho, maze akagera hasi cyane mu rugero rwo kwangirika mu byavumwe. Uyu mujyi wavumwe kandi wongera gushushanya ukurimbuka kw'isi yose. Nuko uwo muntu wamanukaga ava i Yerusalemu ajya i Yeriko agwa mu gico cy'abambuzi. None n'iki bamwambuye? Bamwambuye ubugingo buhoraho. Aba bambuzi rero wakwambura buri kintu cyose harimo n'ubugingo buhoraho. Kandi umwanzi Satani ni umubeshyi uhereye kera kose, ndetse yaratwibye adukura mu biganza bya Yesu Kristo. Ubwo rero birangira uguye mu gico cy'abambuzi igihe cyose umanutse uva i Yerusalemu. Nuko abo bambuzi bamwambura umwambaro we. Ubwo uwo mwambaro usobanuye gukiranuka kwa Yesu Kristo. Yego rwose, igihe cyose umanutse uva i Yerusalemu ujya i Yeriko, aho niho ikanzu yo gukiranuka kwa Yesu Kristo uyiburira. Ubwo rero inyoko muntu yose bambuwe ikanzu yabo yo gukiranuka. Tugomba kwitonda cyane igihe cyose dusoma ibyanditswe byera, kuko ahantu hafi ya hose havugamo izi nkuru z'ibyo kuzamuka ndetse no kumanuka. Niyo mpamvu nakubwiye ko uno mugani ubisobanura neza cyane. Rero ikiremwa muntu cyose turi muri uno mwanya wo gukubitwa tukamburwa ikanzu yacu, kandi tukaba twarakomerekejwe cyane. Ni izihe nguma dufite? Ni inguma zo kwangirika kw'ibyamwuka, iby'ubwenge n'iby'umubiri. Nibyo, izi nguma dufite zirica cyane. Nuko abo bambuzi baramukubita, barigendera bamusiga asigajeho hato agapfa. Rero muri makeya uko nguko niko tumeze. Duhora tugenda muri ino si, ariko twarakomerekejwe cyane twenda gupfa, twambaye ubusa kandi twambuwe ibyacu byose. Twaburagaho gatoya ubundi tugapfa.
ku murongo wa 31 haranditse ngo nuko mu buryo butunguranye igihe cyose iyo nsoma Bibiliya nkunda kumwenyura kubera yuko nta kintu na kimwe cyanditse muri Bibiliya kubw'impanuka, nta na kimwe rwose, cyaba ari ikintu cyiza cyaba ari n'ikintu kibi. Niba ari ikibi cyanditsemo, Imana niyo iba yaremeye ko cyandikwamo, kandi niba ari icyiza cyanditsemo nabwo n'Imana iba yarabishimye. Umutambyi amanuka muri iyo nzira. None uyu mutambyi yagakwiye kuba yerekeza hehe? Yagakwiye kuba azamuka, ariko turabona ko arimo aragenda amanuka. None niki kizatubwira yuko uno mutambyi arimo kugenda amanuka atazamuka? Ikintu kibitubwira ni uko igihe yabonaga uno murwayi wakomerekejwe yarakikiye arigendera, kuko nawe yaravuze ngo ntabwo umeze nk'uriya muntu. Birumvikana rero ko yari umufarisayo, nuko aribwira ati ahari birashoboka ko uno muntu yabaswe n'ibiyobyabwenge cyangwa se akaba ari ikirara ruharwa, maze amurebaho rimwe ubundi arigendera. Hari inkuru imwe nigeze kukubwira itangaje yanjye ubwanjye, ubwo nigishaga mu itorero rimwe, maze haza amabandi afite iminyururu ikomeye cyane, baza bamenagura ibintu byose. Barangije baranatubwira bati tugiye gukubita buri muntu wese uri aha ngaha kandi tumenagure ibintu byose. Nuko mbabonye ndababwira nti nimwinjire namwe muze mwicare, hano hari imyanya myinshi maze twige. Maze barangije batangira kwicara barya. Byari ibintu bitangaje cyane. Umwe muri abo ngabo yaje kubatizwa nyuma, kandi niwe wari umuyobozi wabo mukuru. Rero uburyo twakiramo abantu cyangwa se uburyo tubafatamo ni ibintu by'ingenzi cyane bishobora kubahindura. Nuko rero umutambyi wamubonye arakikira arigendera. Ubu nibwo bwoko bw'abantu dufite muri ino si. Ni abantu bibwira ko bo bamaze kubaho, maze bakabona ko abandi bose bo ari abarwayi badashobora kugira icyo babamarira. Nagiye nkunda guhura n'ibintu nk'ibyo ngibyo cyane. Tuvuge wenda mu iteraniro ry'abizera haje umukobwa ukiri mutoya, yambaye impeta ahantu hose, ku mazuru, ku matwi, ku kanwa, ndetse no ku ngoyi, ndetse no ku rurimi, ku buryo biba bigoye cyane kubona n'ahandi yashyira indi mpeta. Maze abizera bamwe bakamureba bakavuga bati uyu muntu uje hano ni muntu ki? Ntabwo yagakwiye kuba zano nkanga. Ariko mu buryo bw'ukuri, iyo umuntu nk'uwo nguwo aje ahantu nk'aho, aba ameze nk'umuntu utaka asaba ubufasha. Niko biba bimeze. None abantu bamufata bate? Mbese mugomba kumubona nk'umunyabyaha ukomeye cyane udashobora guterana namwe, cyangwa mumubona nk'umuntu urimo gutaka abasaba ubufasha? Mbese wa muntu wari utewe n'abadayimoni byagenze gute igihe yazaga asanga Yesu? Mu mvugo ye yaravugaga ngo mpunga, yabwiraga Yesu ngo va hano, ariko mu buryo bugaragara yazaga amusanga. Uku rero niko ubukristo bwinshi muri kino gihe bumeze. 32 haranditse ngo n'umurewi ahageze nawe abigenza atyo, amubonye arakikira arigendera. Ni ikintu giteye ubwoba cyane kwibwira gutya, kwibwira yuko uri umuntu uri ku rugero rwo hejuru, kandi ugafata abantu bose nk'abarwayi udashobora kugira icyo umarira. None abantu bameze batyo, hari aho batandukaniye n'abo bafarisayo cyangwa abarewi? Nta na hamwe rwose, kuko bose barimo baramanuka, kandi amaherezo ni ukurimbuka. Rero ikibazo cya mbere tugomba kwibaza ni iki ngiki: mbese turimo turamanuka cyangwa turimo turazamuka? Kandi n'uburyo dufatamo abantu nabyo bizagaragaza neza niba turimo turazamuka cyangwa se turimo turamanuka. Ku murongo wa 33 haranditse ngo
ariko umusamariya wari mu rugendo. Aha hantu ho haratangaje cyane. Nabwo ntabwo bavuze izina nyakuri ry'uyu musamariya uwo ari we, ahubwo bavuze ko hari umusamariya wari mu rugendo. Abasamariya bafatwaga nk'abantu bari baravumwe ku bwoko bw'Abayuda, kandi iyo Abayuda bashakaga kugutuka birenze urugero bakwitaga umusamariya. Kandi ni nako babwiye Yesu, baramubwiye bati uri umusamariya. Icyo kuri bo cyari umuvumo ukomeye cyane uteye ubwoba, ndetse cyashoboraga no kugufungisha. Nuko haranditse ngo ariko hari umusamariya wari mu rugendo, arangije aza amusanga ahari. Rero Maritini, hari ikintu tugomba kwitondera. Ntabwo uyu musamariya arimo aramanuka, nta nubwo arimo arazamuka, ahubwo we ari mu rugendo. Ari mu rugendo, we yifitiye misiyo. Mbese iyo uri mu rugendo ubwo ufite icyo ugiye kujya gukora. Yego, rero uyu musamariya we ntabwo batangaje umwirondoro we, ariko icyo bavuze ni uko atarimo aramanuka cyangwa ngo azamuke, we yifitiye misiyo. Arangije agera kuri uwo murwayi, amugeraho. Mbese hari umuntu uzi waba warakoze urugendo kugira ngo aze kureba ahantu abarwayi turi? Ni Yesu Kristo. Nuko amubonye amugirira impuhwe. Mbese abalewi bamugiriye impuhwe? Hoya. Abatambyi bo bazimugiriye? Nabo ntazo bamugiriye. Ariko uyu musamariya we wari uri mu rugendo, yaraje yegera uno murwayi, amugirira impuhwe. Nuko amupfuka inguma, amwomoza amavuta ya elayo na vino. Biratangaje cyane rwose. Umurwayi yari yakomeretse, kandi natwe twese twabonye ko twakomeretse. Kandi uburyo bumwe bwonyine bwo gupfuka zino nguma ni ugukoresha amavuta ya elayo ndetse na vino. None amavuta ya elayo asobanuye iki? Asobanuye Mwuka Wera. Naho vino yo isobanuye amagambo y'ukuri y'Imana. Ubwo ni iki gishobora gukiza umurwayi? Icya mbere ni ukuri kw'ijambo ry'Imana gufatanyije na Mwuka Wera. Nuko uwo musamariya amushyira ku ndogobe ye, amujyana mu icumbi ry'abashyitsi, aramurwaza. Ibi bintu ni byiza cyane rwose, kubera yuko uno muntu yamwinjije mu icumbi ry'abashyitsi. Reka nkubaze kino kibazo: mu icumbi ry'abashyitsi ukoreramo iki? Urarya ukananywa. Rero iyo ushonje ukaba wabona iki cyumba cy'abashyitsi, uragenda ukinjiramo. Reka twongere twibaza kino kibazo: mbese yamugejeje mu nzu y'abarwayi ate? Yamushyize ku ndogobe ye. Mu yandi magambo, yakoresheje igishoboka cyose mu byo yari afite kugira ngo abashe kugeza uno muntu mu nzu y'abarwayi. Ibi tugiye kureba ubusobanuro bwabyo. Ku murongo wa 35 haranditse ngo, bukeye bwaho, ubwo yari agiye kugenda, yenda idenariyo ebyiri aziha nyir'icumbi. Aramubwira ati, umurwaze, kandi ibyo uzatanga byose birenze kuri ibyo ngusigiye nzabikwishyura ubwo nzaba ngarutse. Uyu ni wo murongo ubitse ubwiru bukomeye cyane muri uyu mugani, kandi reka tubuganireho. Bukeye bwaho ubwo yari agiye kugenda, ubaha rero turimo turavuga ku bijyanye n'iminsi. Bukeye bwaho yenda idenariyo ebyiri maze aziha nyir'icumbi. Aramubwira ati, umurwaze, kandi ibyo uzatanga byose birenze kuri ibyo ngusigiye nzabikwishyura ubwo nzaba ngarutse. Ubwo rero muri iki cyumba cy'abashyitsi yamushyizemo, ntabwo hari ahantu ho gusinzirira gusa nk'uko wasinzirira muri hoteli
cyangwa se ahandi hantu nko muri resitora ushobora kuba wabona ibyo kwifashisha. It was also a hospital. Ahubwo ahantu yamusize hari no mu bitaro, kuko yasabye ba nyiri iyo nzu kumwitaho, kuko n'ubundi yamusize akirwaye. Ibi rero bigaragaza ko yamusize mu itorero. None ubwo ngubwo ni bande baza muri iryo torero? Ni abantu barwaye bakomeretse. None se Martin, nihe mpamvu igihe tubonye abizera bakomeretse dutangira kwibaza ngo ibi ni ibiki? Impamvu nuko tuba twabaye nka ba bafarisayo. Yego rwose, natwe tuba twamanutse. Nihe Kristo agiye gushakira ubwoko bwe? Ni mu misozi no mu bihanamanga. None se ni ukubera iki ari aho yagiye kubashakira? Ni ukubera ko ariho abakomeretse bari. Rero uyu Musamariya yabwiye nyir'inzu ngo namurwaze kandi amwiteho, maze hano aranamubwira ngo n'ikindi cyose wazamutangaho nzakikwishyura ubwo nzaba ngarutse. Iri jambo ngo ubwo nzaba ngarutse risobanura iki? Bisobanuye kugaruka kwa Yesu Kristo. Ubwo rero uyu Musamariya mwiza yaragiye, maze arangije aravuga ngo kandi nzagaruka. Kandi nuramuka umwitayeho maze bikagusaba gukoresha ibintu byinshi cyane biruta ibyo ngusigiye, nzabikwishyura ubwo nzaba ngarutse. Azabimwishyura ate? Ni ukumuha ikamba ry'inyenyeri nyinshi ry'ubugingo buhoraho. Mbega ibintu byiza cyane. Ariko rero hari ikindi kintu kidasanzwe kiri muri iri somo, kandi reka ninjire kuri urwo rubuga ruteje ikibazo gikomeye cyane. Ndabizi neza ko ibyo bigiye kwita binkira mu makuba. Kandi rwose nkubwiza ukuri Martin, iryo ryabaye izina ryanjye rya kabiri. Niswe umwaka utera amakuba. Reka rero dufate umwanya maze dukiranire kuri runo rubuga rukomeye cyane. Twibuke ko uyu Musamariya yari ari mu rugendo, kandi misiyo ye kwari ugukiza uwo muntu wakomerekejwe n'abajura. Yamwomoje amavuta ya elayo kandi anamuha na vino y'ukuri. Bisobanuye ko yamuhaye mwuka wera kandi akanamuha ukuri kw'ijambo ry'Imana. Arangije amwitaho, amwereka urukundo rwe ndetse n'impuhwe, ndetse anamushyira ku ndogobe ye. Ibyo bisobanuye ko Umusamariya mwiza we yahise agenda n'amaguru. Ntabwo yabashije kwicara kuri iyo ndogobe, we yagiye n'amaguru agenda ayobora iyo ndogobe. Rero umwami w'abami yanshyize ku ndogobe ye, maze we agenda n'amaguru. Arantwara angeza mu bwoko bwe. Maze aravuga ngo nimumwiteho, maze abwira na nyir'icumbi ati hari ibyo nateganyije byo kumwitaho. Idenariyo ebyiri. Ubundi idenariyo cyari igihembo cy'umunsi umwe mu ngoma y'Abaroma. Igihembo cy'umunsi umwe. None ubwo yamuhaye ibihembo by'iminsi ingahe? Yamuhaye ibihembo by'iminsi 2. Ibyo bintu biratangaje cyane. Ibihembo by'iminsi 2. Ni ukubera iki atamuhaye ibihembo by'iminsi 3 cyangwa 4 cyangwa 5? Mbese yararebye asanga iminsi 2 gusa irahagije kugira ngo umurwayi wakomeretse cyane kuriya aba amaze gukira? Niba ari ibyo bihembo by'iminsi 2 yamuhaye, ni uko yari azi ko n'ubundi muri icyo gihe azaba amaze gukira. Yes, because the Lord never makes a mistake, right? Ibyo nibyo rwose, kuko Imana ntijya yibeshya na rimwe. Rero Martin, abatangije itorero ry'Abadiventiste umunsi wa karindwi bizeraga icyumweru cy'isanzure, aho umunsi umwe uhagarariwe n'imyaka 1000. Uyu munsi iryo hame ryarazimiye hafi ya burundu, kandi iyo usomye no mu mwuka w'ubuhanuzi ubona neza ko n'umuhanuzi w'Imana ubwe yizeraga kino cyumweru cy'isanzure. Ariko rero biratangaje kubona ukuntu iryo hame ry'icyumweru cy'isanzure risa n'iryazimiye burundu, kubera yuko ibyihindagurika ry'umuntu ryakoze evolution byatwikiye burundu uko twabaraga ibihe by'Imana dukoresheje ibyanditswe byera. Bityo rero kwizera ibijyanye n'imyaka 6,000 byahindutse kimwe mu bibazo bikomeye cyane mu isi.
kandi nanjye ubwo nari nkiri mu buhanga bw'isi nuko byari bimeze. Iki kintu kijyanye n'imyaka isi imaze cyari mu bibazo bikomeye cyane nari mfite icyo gihe. Ariko reka twemerere ubwenge bwacu kubara dukurikije iri hame ritagikunzwe cyane ry'icyumweru cy'isanzure. Ubwo ibihembo by'iminsi 2 uyu musamariya mwiza yahaye nyiricumbi, uramutse ubishyize mu cyumweru cy'isanzure, wabona imyaka ingahe? 2,000 years. Wabona imyaka 2,000. 2,000 years. Yego rwose wabona imyaka 2,000. And if that is so, kandi niba ari uko nguko bimeze, utitaye ku gihe cyose wabariraho iyo myaka, yaba umunsi izarangiriraho cyangwa se umwaka izarangiriraho, turi mu iherezo riheruka ry'iyo myaka. Mbese siko bimeze? I agree. Yego niko byizera. so Ibyo ni byiza cyane. Reka rero twebwe twikomereze hanyuma ibyo tubirekera aho ngaho. Ariko icyo iri somo rigaragaza yuko yamusigiye amadenariyo 2, ni ukuvuga ibihembo by'iminsi 2, ni icyo ngicyo byasobanuragaho. Nuko Yesu Kristo ahita abaza ati, none utekereza ute? Muri abo 3 ninde wabaye mugenzi w'uwo muntu waguye mu bambuzi? Aramusubiza ati, ni uwamugiriye imbabazi. Yesu Kristo aramubwira ati, genda nawe ugire gutyo. the only one Umuntu umwe rukumbi ushobora kudusobanurira icyo gukunda mugenzi wacu nk'uko twikunda icyo ari cyo ni Yesu Kristo wenyine. Mbese Kristo yaba yarapfiriye abamaze guhinduka bashya? Yes. Yego rwose. Yaba yarapfiriye n'abatarahinduka ubu ngubu? Yego nawe yarabapfiriye. die for Mbese yaba yarapfiriye abasuzugura ubuntu bwe? Yego yarabapfiriye. Did he die for Zacchaeus? Yaba yarapfiriye Zakayo? Yego. Did he Mbese say, yaba yaramubwiye ati, Zakayo uyu munsi agakiza katashye iwawe? Maze Zakayo akururuka mu giti yishimye cyane. Yego. Zacchaeus expected Mbese Zakayo yarabiteganyaga? Hoya ntabwo yabiteganyaga. N'abafarisayo ntabwo babiteganyaga, kuko nabo byarabatunguye cyane. Ibi rero birimo icyigisho gitangaje cyane cyo kwibaza ngo, mbese ni hehe dukura umuti wo gukiza ubugingo bwacu? From Jesus. Ni kuri Yesu Kristo. Now, let me just Reka rephrase. twongere tugaruke gatoya kuri uriya mugani. What did Ni iki yamuhaye cyo kwita kuri uriya murwayi? he put on him? Oil and wine. Yamuhaye amavuta ya elayo ndetse na vino. Despised. None ubwo reka dukurikize icyitegererezo cya Oil Yesu. and wine. Mbese umurimo wacu ni uwuhe? To do the same. To do like Umurimo wacu ni ugukora ibimeze bityo, And to take him to the inn. Yes. kandi tukamujyana mu nzu y'abashyitsi By giving him the oil and the wine. binyuze mu kumwomoza amavuta ya elayo ndetse na vino, twarangiza tukanamujyana ku ndogobe zacu. You must carry Yego rwose, ni wowe ugomba gutwara uwo murwayi kuri Kristo mu cyimbo cya Kristo. Kandi ibyo ngibyo bisobanuye ko ugomba gukoresha ikintu cyose mu mbaraga Uwiteka yaguhaye. Mu yandi magambo, ugomba gukoresha ubugiraneza bwawe, ugakoresha ubutunzi bwawe, ndetse n'ikindi kintu cyose byagusaba kugira ngo utware uwo murwayi aho azakirira. Now, some inns Rero inzu zimwe zitwa ko ari iz'abarwayi wonderful to take. ni nziza cyane kandi ushobora kuba wazijyanamo umuntu. Ariko izindi nzu nazo zivuga ko ari iz'abarwayi ni inzu mbi cyane zishobora kumwica aho kumukiza. So these days, sometimes the inn can even be your own home. Rero muri iki gihe cyacu, inzu y'abarwayi ishobora no kuba urugo rwawe bwite rumwe utuyemo. Niba ari aho ngaho ubona ko bishoboka kumwomoza amavuta ya elayo ndetse na vino y'ukuri n'umugati, kuko icyo ngicyo nacyo kizaba kimwe mu bintu umurwayi akeneye, ndetse by'umwihariko no gupfuka inguma zamukomerekeje. There you must take him. Aho ngaho niho muri kino gihe ugomba kumujyana. Ndetse ivugabutumwa ni umuhamagaro ukomeye w'Imana, kandi tugomba kuba abafatanyabikorwa n'Imana mu gikorwa cyo kuvuga ubutumwa. If you bring this message, Rero nuramuka utanze buno butumwa, mbese uzagira abanzi? Definitely. Yego rwose, ibyo ni ihame. Most of the time, the Pharisee and the priest and the Levite. Ndetse by'umwihariko abafarisayo, abalewi n'abatambyi nibo bazaba abanzi bawe ba mbere. sometimes Yego, ku nshuro hafi ya zose abo nibo bazakubera inkomyi ya mbere y'ibanze. Rimwe na rimwe bazanakwereka yuko batari kumwe nawe kandi batitaye ku byo uvuga, nyamara ku rundi ruhande aribo ba mbere bakugenza kandi aribo ba mbere bakwitambika. Ubwo rero kiriya kibazo uriya mwene data yabajije ni ikibazo cyiza cyane. when we go down, Mbese turazamuka tujya i Yerusalemu cyangwa se turamanuka tujya i Yeriko? let's just Rero reka twe kumanuka.
ahubwo reka natwe tujye mu rugendo, reka tujye kuri misiyo yo gushaka ubugingo bukomeretse, maze tubazamukane tubajyane aho bakirira, kandi tubashyire mu cyumba cyiza cy'abashyitsi. Thank you so much. Urakoze cyane. Let's have a look at another question. Reka rero turebe ku kindi kibazo. Aya ni amagambo uwo mwene data yanditse mbere y'uko abaza ikibazo cye. Yaravuze ngo, nagiye nkurikira ibyigisho byanyu mu myaka myinshi ishize. Nakunze by'umwihariko ibyigisho byose byagaragazaga icyo ubugatolika bw'i Roma mu by'ukuri ari cyo. Nari narakuriye mu rugo rushikamye mu myemerere ya Kiliziya Gatolika, kandi nari narigiye mu ishuri rya Kiliziya Gatolika y'i Roma mu gihe cy'imyaka 12. Nk'uko namwe mubizi, bisaba umurimo ukomeye cyane kugira ngo umuntu asibe izo nyigisho zose mu bwenge bwe, by'umwihariko iyo azakiri akiri mutoya, agifite ubwenge bufata vuba. My question is, none ikibazo cyanjye ni iki ngiki: mbese ari amagambo Yesu Kristo yavuze ko ahaye ububasha intumwa bwo guhambura no guhambira ikintu mu isi no mu ijuru, yaba asobanuye iki? Muzi neza uburyo Kiliziya Gatolika y'i Roma ivuga ko buriya bubasha Yesu Kristo yahaye Petero ndetse n'abandi ngo bagiye bamusimbura, ubwo ni ukuvuga abapapa ndetse n'abapadiri, maze Kiliziya Gatolika ikavuga ko ubwo ari ububasha Kristo yatanze bwo kumva abantu baturira ibyaha byabo abapadiri binyuze mu gukora isakaramento rya penitensiya, ukurikije Matayo 18:18 na Matayo 16:19. Now, I can concur. Ndimo ndumva neza uburemere bw'iki kibazo, kuko nanjye nigeze kuba mu mwanya nk'uyu nguyu. Kandi abantu bamwe bajya bavuga ngo nagize ihungabana rikomeye bitewe n'ibintu byose byambayeho mu buzima bwanjye. Ariko abo bantu nshobora kubabwira ngo nta hungabana na ritoya nigeze ngera mu buzima bwanjye. Ariko kuri njyewe ikintu kibi cyane gikomeye ni ukuyobywa. Kuyobywa cyangwa se ubuyobe ni ikintu kibi cyane kurenza gukiranirwa kwihandagaje. Njya nkunda gukoresha urugero rumwe iyo nsobanura ibyo ngibyo. Reka dufate ingero ebyiri ku muntu washyingiwe ufite umugore, noneho wowe uraza kumbwira urugero rubi kurenza urundi. Reka tuvuge ko umugore wawe akubwiye ngo, Martini, ntabwo nshobora gukomeza kubana nawe. Ibi ariko ni umugani, ntabwo ari ibyabayeho. Noneho umugore wawe arakubwiye ati, Martini, ntabwo nshaka gukomeza kubana nawe, ndetse by'umwihariko nanga ikintu cyose ukora. Akakubwira ati, urandakaza, ukantera umujinya, ukanambabaza. Genda ubeho ubuzima bwawe, nanjye ngende mbeho ubuzima bwanjye. Akakubwira ati, ntuzongere kunyegera, ndakwanze burundu. Noneho nyuma y'ibyumweru runaka ukazabona yashatse undi mugabo. Ibyo bintu bizakubabaza cyane. Nibyo rwose. Ariko noneho reka dufate n'urundi rugero rwa kabiri. Ufite umufasha ukubwira ngo aragukunda cyane, kandi akakubwira ngo ni wowe kintu cyiza cyane mfite muri ino si. Akakwereka urukundo ruhebuje n'ubugiraneza, ndetse n'ikindi kintu cyose umutima wawe wifuza akakigukorera. Ariko noneho nyuma ukazasanga ko ibyo byose yabikoraga ariko aguca inyuma afite undi mugabo. None ni ikihe kintu cyakubabaza cyane muri izo ngero zombi? Birumvikana ko ari urugero rwa kabiri. Uko nguko nanjye niko nisanze igihe namenyaga icyo ubugatolika mu by'ukuri ari cyo, kubera yuko ubugatolika bushingiye ku kuyobya, ubuyobe. Kandi Bibiliya iravuga ngo mwirinde hatagira umuntu n'umwe ubayobya. Ubuyobe rero ni ikintu kibi cyane kurenza ubuhakanyi bwihandagaje. Byibuze iyo nza kuba ndi umunyamuryango w'itorero rivuga ko ari irya Satani, byari kuza kuba ari byo byiza, kuko nari kuza kuba nzi neza uruhande magazemo urwo ari rwo, kandi nta rwireguzo na rumwe nari kuba mfite. Ariko umugambi wa Satani, kandi ari nawo urushaho kugera ku ntego yawo, akaba yaranawukoresheje igihe kirekire cyane uhereye muri Edeni, ni umugambi wo kuyobya, ubuyobe. Rero bishobora kugutera kwibaza impamvu iyi mirongo iboneka muri Bibiliya, maze ubugatolika bukahita buyifata bukayikoresha, buvuga ko aribwo bufite ubwo bubasha bwo kubabarira abantu ibyaha. Ikintu cya mbere cy'ibanze nabanza kubwira uwabajije kino kibazo ni ukubanza kwiga amahame yose y'ibanze agize Bibiliya,
maze akareba neza niba koko Kiliziya Gatolika yemeranya n'ayo mahame cyangwa se itemeranya nayo. Nasanga Kiliziya Gatolika y'i Roma idahuza n'ayo mahame, ahite yibaza ngo none ubwo ni gute yaba ifite ubu bubasha kandi ihagarariye Yesu Kristo mu isi, nyamara itemeranya n'ano mahame? Ibyo ngibyo ntabwo byakumvikana. Icyo nicyo cya mbere agomba kwibaza. Niba hari ingingo nyinshi Kiliziya Gatolika y'i Roma itandukaniraho na Bibiliya, cyangwa se ikaba itemera n'izo ngingo, ubwo rero ntishobora guhinduka ububasha buhagarariye Imana mu isi. Iki kibazo rero kirabaza ngo mbese bisobanuye iki guhambira no guhambura ibintu mu ijuru no mu isi, kandi ni iyihe mpamvu bavuga ngo ubu bubasha bwahawe abapapa b'i Roma ndetse n'abapadiri? Reka turebe muri Matayo igice cya 16 maze turebe icyo Petero ubwe yavuze ubwo yavugaga ko Yesu ari we Kristo. Umurongo wa 13 waranditse ngo nuko Yesu ajya mu gihugu cya Kayisariya ya Filipo, abaza abigishwa be ati, abantu bagira ngo umwana w'umuntu ndinde? Abigishwa be baramusubiza bati, bamwe bagira ngo uri Yohana umubatiza, abandi ngo uri Eliya, abandi ngo uri Yeremiya, cyangwa ngo uri umwe wo mu bahanuzi. Rero bizeraga ko umwe muri aba ngaba yaba ari we wazutse, ariko baza kwibaza uburyo yaba ari Yohana umubatiza birabayobera, kubera yuko abo bombi bigeze kuberaho icyarimwe. Kandi hari abantu kera bari bazi Yohana, banazi Yesu Kristo nk'undi mwigisha mushya, ndetse bakavuga ngo ni nawe mwigisha ufite imbaraga nyinshi. Murongo wa 15 waranditse ngo Yesu Kristo arababaza ati, ariko mwebwe ubwanyu mugira ngo ndinde? Simoni Petero aramusubiza ati, Thou art the Christ, uri Kristo, umwana w'Imana ihoraho. That is his confession of faith. Muri iri somo niko Petero ubwe yatuye ukwizera kwe. Yesu aramusubiza ati, urahirwa Simoni wa Yona, kuko umubiri n'amaraso atari byo byabiguhishuriye, ahubwo ni Data wo mu ijuru. Murongo wa 18 haranditse ngo nanjye ndakubwira nti uri Petero, kandi nzubaka itorero ryanjye kuri urwo rutare, kandi amarembo y'ikuzimu ntabwo azarishobora. Aha rero dufite ibintu bibiri. Wenda Petero niwe rutare, or his confession, cyangwa se uwo Petero yaturaga mu magambo ye niwe rutare, urwo itorero rya Kristo ryubatseho. Ijambo Petero bisobanuye ibuye, ntabwo bisobanuye urutare. Ariko muri Bibiliya yose Kristo yagiye agaragazwa ko ari we rutare. None byashoboka ko Petero yahindutse urutare nubwo izina rye rivuga ko ari ibuye? Cyangwa ibingibi bisobanuye ko uwo Petero yavugaga mu magambo ye avuga ngo uri Kristo, umwana w'Imana ihoraho, ari we rufatiro kandi akaba n'urutare, urwo itorero nyakuri rya Gikristo ryubatseho. Icyo ni ikintu ugomba kwibaza cyane igihe usoma rino somo. Ikindi kintu ugomba kwibaza ni iki ngiki: mbese Petero yaba yarigeze yihamya ubwe ko ari urutare? Hoya rwose ntabwo yigeze abyihamya. By'umwihariko no muri ya nama ya mbere yabereye i Yerusalemu, umuntu uhagurutse maze agatangaza imyanzuro y'ibyo bagezeho ni Yakobo. Mbese we yaba yarigeze yemera yuko abantu bamuramya cyangwa ngo bamwumvire nk'uhagarariye Imana? None Petero yaba yarabwiye ngo iki warindaga gereza? Yaramubwiye ngo haguruka, nanjye ndi umuntu kandi meze nkawe. Rero Petero ntabwo yigeze yiha amazina y'Imana nk'uko abapapa b'i Roma babigenza, ahubwo aho Kiliziya Gatolika y'i Roma iyobera ni uko ifata amagambo yo kwatura kwa Petero ikayita iyishyiraho, kandi ari amagambo agenewe Yesu Kristo wenyine. Umurongo wa 19 haranditse ngo nzaguha imfunguzo z'ubwami bwo mu ijuru, kandi icyo uzahambira mu isi kizaba gihambiriwe mu ijuru, n'icyo uzahambura mu isi kizaba gihambuwe mu ijuru. Mbese ibyo ngibyo bisobanuye iki?
the church bisobanuye ko itorero nyakuri ry'Imana on earth hano mu isi the ari ryo highest ryahawe ububasha bwo kugaragaza ijuru, and in that kandi muri uwo mubiri w'abizera bashobora gufata imyanzuro itandukanye. for example Reka dufate nk'urugero, bashobora kuvuga ngo mbese ninde dushobora gukorana kandi ninde tudashobora no gukorana. and if you read Ndetse nuramuka usomye isezerano rishya, ibyo ngibyo uzabibonamo. Uzabona ko hari aho Pawulo ndetse n'abandi banditsi ba Bibiliya bagiye bagaragaza uko itorero rya Kristo rigomba kugenza mwene data cyangwa se mushiki wabo such a one wavuye mu cannot kuri. eat, for Hari aho Pawulo yabwiye itorero rya Kristo ngo can you kuki not mutakemura ibintu bitoya nk'ibyo ngibyo? don't you know that one Ntimuzi yuko umunsi umwe muzakira abamarayika urubanza? so Ubwo rero uwo mubiri wa Kristo, itorero, capacity rifite ububasha runaka ryahawe. on earth no one Ariko tugomba kumenya ko nta muntu n'umwe muri bo ufite ububasha bwo kubabarira abantu ibyaha. Icyo ngicyo Bibiliya igisobanura mu buryo bweruye. Bashatse no gutera Yesu Kristo amabuye kuko yavuze ko abasha no kubabarira abantu ibyaha, maze bo bakavuga bati nta muntu n'umwe ufite ububasha bwo kubabarira abantu ibyaha keretse Imana yonyine. Ariko itorero rifite ububasha bwo kugucyaha. Reka dufate nk'urugero, nk'ubu umaze kumenya yuko wowe Maritini umunsi w'ejo wiriwe mu busambanyi, then ubwo rero uwabimenye afite ububasha bwo kugucyaha, kandi ubwo ngubwo nta nubwo wakongera kwicara aho ngaho. Yego rwose ngomba kubanza kwisubiraho kandi nkihana, back in line and ndetse nanjye ibyo bimbayeho bigomba kugenda gutyo. Abagize umubiri wa Kristo rero bafite ubwo bubasha, and kandi baramutse babonye yuko ibyo uvuga bidahamanya n'ibyo wizera, bafite ububasha bwo kukubwira ngo nubwo uvuga ko uri mu itorero ry'Imana ariko ntaryo urimo. Bakakubwira bati rwose ntiwiyitirire ibintu utemera niba udashaka kubaho ukurikije ibipimo by'ibiranga itorero rya Kristo. The ear and the thumb, Ibyo ngibyo nibyo rwose. toe. very good point. Rero ubwo ngubwo nibwo bubasha abagize itorero rya Kristo bafite bwonyine. Mbese hari bamwe bajya bitwaza ubu bubasha bakabukoresha nabi, Does it so? bakanabukoresha icyo butagenewe. Ibyo rwose That's biriho. both ways, right? Mu rwa mbere rw'Abakorinto igice cya 6:2 haranditse ngo ntimuzi yuko abera bazacira ab'isi urubanza, kandi ubwo ari mwe muzacira ab'isi urubanza, ntimushobora no guca imanza z'ibintu bito hanyuma y'ibindi. The smallest matters. This has nothing to do with Ibi ntaho bihuriye no gutanga imbabazi z'ibyaha, do with ahubwo icyo Pawulo yasabaga itorero rya Kristo ni ugukemura neza ibibazo bisanzwe byashoboraga kuboneka. Thank you for Urakoze cyane, reka dukomeze ku kindi kibazo. another question. yes. Uyu nguyu yarabajije ati Bibiliya ivuga ko abantu bose bakoze ibyaha bityo ntibashyikira ubwiza bw'Imana, kandi muri abo ngabo harimo Enoke na Eliya. None ni gute aba bantu bimuriwe mu ijuru ku Mana kandi nabo barakoze ibyaha? You know, Martin, I think we Iki answered kibazo that. ndatekereza yuko twigeze kugisubizaho. So these Rero aba bantu babiri, Enoch Enoki ndetse na Eliya, bari ingero they were also as kugira ngo babe icyitegererezo cy'ibizabaho mu bihe bizakurikira. So as Rero iyo tuvuga kuri Enoki, tuba tuvuga ko ari urugero rw'abantu bose bazakurwa muri ino si yo gukiranirwa maze bakajyanwa mu ijuru, kuko bazaba baritandukanyije n'icyaha cyose bagasigara ari abera. Elisha was the promise to the Noneho Eliya we ni uwabayeho nyuma y'umwuzure, flood. maze aba igihamya kivuga ngo hari abantu bazava muri ino si batarinze babona urupfu na rimwe. Uwo nguwo rero ni nk'isezerano ryahawe abazabaho mu gisekuru cya nyuma gisoza amateka y'isi. Hari n'undi muntu wajyanwe mu ijuru ari we Mose. Mose yarapfuye maze arazurwa. Rero Mose we ni isezerano ry'uko abantu bose bapfiriye muri Yesu Kristo nabo bazazurwa maze bakajyanwa mu ijuru. Ariko ibi ngibi hari n'ahandi bitujyana kuri wa musozi Yesu Kristo yahindukiyeho ishusho irabagirana. Igihe Yesu Kristo yarabagiranaga cyane kuri uwo musozi, abantu babiri babonetse aho ngaho ni bande? Elisha and Moses. Ni Eliya na Mose. Nibyo rwose.
kuko Mose we nawe yari yarapfuye ariko akazurwa akajyanwa mu ijuru. Rero izi ni ingero ebyiri z'abantu bari bahagaze impande zombi za Kristo. Nanone kandi twongeye kubivuga, uwo yari igihamya cy'abantu bose bapfiriye muri Yesu Kristo ko bazazurwa. Naho ku rundi ruhande hari hahagaze utarigeze ubona urupfu na rimwe, ari we Eliya. Nawe rero ubwo yari igihamya cy'uko hari abantu bazajya mu ijuru batarinze bapfa, ahubwo bazahindurwa mu kanya nk'ako guhumbya ubwo impanda y'imperuka izavuga. Rero abo bombi bari bari impande za Kristo. Ariko hari n'ikindi kintu ibyo bishushanya, kubera ko Mose ahagaze ku ruhande rw'amategeko 10 y'Imana, Torah cyangwa se ijambo ry'Imana, naho Eliya we ahagaze ku ruhande rw'abahanuzi. Ubwo rero ni ku mategeko y'Imana ndetse no ku bihamya. Niba atavuga ibihwanye n'iryo jambo, biterwa n'uko nta mucyo ubarimo. Rero abangaba bari ibyitegererezo cyangwa se amasezerano yuko nuramuka wumviye amategeko yose y'Imana ku bw'ubuntu bwa Kristo, ubwo ni ukuvuga gukurikiza icyo Bibiliya igusaba kandi ukumva n'icyo abahanuzi bavuga, noneho uzamera nk'abo bombi, maze umunsi umwe uzahagarare iruhande rwa Kristo mu bikari byo mu ijuru. Ariko Martin, ibyo hari ukuntu bituzana muri kino gihe cyacu. Niba Imana yaratoranyije umuhanuzi kugira ngo aburire abantu iby'umwuzure wari ugiye kuza, none se ubwo ngubwo ntibyari kuzaba bikenewe cyane kurushaho kugira ngo yongere itoranye undi muhanuzi mu gihe gisoza amateka y'isi, kugira ngo aburire abantu kandi abereke uko ibihe bizakurikirana? Yego rwose, kugira ngo anabafashe guca mu muraba w'ubuyobe ndetse n'ubwaka bwinshi butandukanye. Yego rwose, kandi ngo bamenye no gutandukanya ibintu. Kandi nusoma muri Bibiliya urasanga ko iri sezerano ryari ririmo ko ubwoko bw'Imana bwo mu gihe giheruka, ni ukuvuga abitondera amategeko y'Imana kandi bagagira guhamya kwa Yesu, kandi uko guhamya kwa Yesu ni umwuka w'ubuhanuzi, dukurikije Ibyahishuriwe 19:10. Ibyo rero byari byarasezeranye ko hazabaho iyo mpano ya gihanuzi, kandi na Bibiliya iravuga ngo mwizere n'abahanuzi b'Uwiteka mubone kugubwa neza. Ubwo icyo Yesu yavugaga kuri uriya musozi yahindukiyeho ishusho irabagirana, aho Eliya yari ari, byari bisobanuye ngo nimwizere abahanuzi b'Uwiteka kandi munizere ijambo ry'Imana, ndetse ibyo byombi bigomba kuba bihamanya, amategeko y'Imana ndetse n'ibihamya. Niba atavuga ibihwanye n'iryo jambo, biterwa n'uko nta mucyo bafite. Iyo niyo mpamvu aba bantu bagiye mu ijuru. Ariko reka dutekereze iki ngiki. Mbese iyo Kristo aba yaratsinzwe, kuko byarashobokaga agatsindwa maze ntiyitange ku musaraba, none byari kugendekera bite Enoki na Eliya ndetse na Mose? Bari kuhita bamanuka bagakurwa mu ijuru. Yego rwose, bari kumanuka bakaza bagapfa, kuko ibihembo by'ibyaha ni urupfu. Kandi nabo nk'uko bimeze ku bandi banyabyaha bose, bari barakoze ibyaha, kuko na Bibiliya ivuga ngo bari abantu bameze nkatwe. Mose yari yarishe, yishe Umunyayegiputa kandi yakubise urutare inshuro zirenze imwe. Rero bari kuhita bakurwa mu ijuru maze bakaza kurimbuka by'iteka ryose. Reka dusoze dusenga. Data udukunda uri mu ijuru, turagushimiye nanone kuba warandikishije iri jambo ryawe, kandi nituramuka turyizeye gusa ndetse tukarisobanukirwa, nta muntu n'umwe muri twebwe wazarimbuka, kuko muri iri jambo niho duhurira n'umwigisha uruta abandi bose babayeho muri ino si, umwigisha utuyobora binyuze muri Mwuka Wera kugira ngo ashimangire iryo jambo ry'Imana mu bwenge bwacu. Icyo dukeneye gusa ni ukugira ubwenge bukangukiye kumva ndetse n'umutima wifuza kwakira iryo jambo, kandi ibyo ngibyo nabyo turagushimiye ko ubitanga. Turasenze kugira ngo umuntu wese wifuza kwakira iri jambo ryawe umuyobore kandi umurinde, bityo uzamugeze ku mucyo wawe w'agatangaza ubwo uzaba umanutse uvuye mu ijuru. Ni mu izina rya Yesu tubisabye, amena.